Reka nwongere mbaha ikaze rero ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Elohei ba Yeshua HaMashiach. Avraham, Yitzhak ויעקב ba Yeshua HaMashiach. maze אנחנו הולכים ללכות היום. tugiye kureba iki uyu munsi? Uyu munsi tugiye kureba ko iremwa ry'isi atari yo ntangiriro y'ibintu byose. Nkuko twabibeshywe, nkuko tubyumva, nkuko tubyibwira, iremwa ry'isi ntabwo ari yo ntangiriro y'ibintu byose. Kaze tubirebe. Kabangira nti rero mbere yo gutangira, mbanze ishimira bakomeje kwandikisha muri benshi cyane. Ndabashimiye cyane. Nawe utarandikisha subscribe, kande kuri like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Kandaho like kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi cyane, maze abantu bave mu kinyoma baze mu kuri. Mbaze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa. Nawe ubwawe niyo Mana yawe. Wambaza se ngiyo Mana ni ya Abraham, Isaka na Yakobo gusa? No, ni yacu twese kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Mwambasuje rero, nkuko nkubwiye, tugiye kureba ko iremwa ry'isi atari yo ntangiriro y'ibintu byose uko byagenze. Reka tubirebe. Iyo dusomye mu itangiriro rero, twese twumva ko itangiriro y'ibintu byose ari bwo igihe cyatangiye ibintu biremwa. Ariko se turamutse tureba tukareba tukavuga tuti Bibiliya ivuga iki kwiremwa? Ntabwo ari ko ibivuga. Uramutse usanze iremwa atari ryo tangiriro ry'ibintu byose, ahubwo kuremwa byariyo ntangiriro y'isi yacu, ibyo tugenderaho, amateka yacu. Ijambo rya kera riratubwira riti iremwa ntago ryavuye mu busa. Wibuke ko iremwa ritavuye mu busa. Ritubwira ko mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Bivuze ko Imana itabivanye mu busa. Igihe ubwacyo gishobora kuba cyari kiriho ubwacyo mbere y'uko isi iremwa. Igihe gishobora kuba cyari kiriho mbere y'uko isi iremwa, n'ibindi byari biriho nk'uko tugiye kubireba. Reka turebe rero icyo biri tubwira. Tangiriro 1:2 riratubwira ngo isi ntako yari imeze kandi yari ubusa. Urumva? Isi ntabwo yari ifite ishusho kandi yari ubusa. Ni ukuvuga ngo yari iriho idafite ishusho kandi yari ubusa. Umwijima wariho. None reka turebe, hari icyari kiriho mbere y'iremwa isi tutuyemo batubwira. Hari hariho ubwo busa, hari hariho umwijima, kandi n'amazi yariho. Ubyumva? Kuko wibuke ko itangiriro riratubwira ngo Imana yavuze ngo reka amazi nayo agabanuke, yigabanyemo ayo hejuru n'ayo hasi. Niba rero iremwa ry'isi ariyo ntangiriro ya byose, ni kubera iki ibintu byose byari biriho? Ibi ngibi rero bitubwira ko Imana ntabwo yabivanye mu busa nk'uko tubizi, ahubwo Imana yo yariho. Ari bya bindi abantu bavuga ngo Imana iyirema, ntabwo iyo ukora igikarito ntabwo ujya mu gikarito, uba uri hanze y'igikarito. Ni ukuvuga Imana nayo yari hanze y'ibintu, yariho kandi nabyo byari biriho. Noneho iyi si ahubwo yayiremye nyuma. Reka turebe rero. Ariko bitubwiye ko Imana itabiremye mu busa. Reka turebe rero. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byari biriho, ariko wenda bidafite ishusho n'ireme nk'uko tuzi isi y'uyu munsi. Reka turebe rero icyo inyandiko za kera zibivugaho. Abahanga bakera batubwira ko ibyo bigishije, ibyo bize, ko Imana yariho iteka ryose kandi igihe nacyo cyagendaga mu Mana, kigendera mu Mana. Niyo mpamvu mvuga nti Satani iteka ashaka kugenda imbere y'ibihe agasanga Imana iri ku bihe. Ni ukuvuga ngo Imana yari nyiri ibihe, yari kumwe n'igihe, igihe cyose, iteka ryose. Ni ukuvuga rero nta na rimwe hegeze habaho igihe nta kintu na kimwe kitabagaho mu by'ukuri.
reka turebe ijambo ry'igiheburayo rivuga tohu va tohu, nta shusho, ikintu kirimo ubusa, bivuze ko byariho ariko bitari bifite ireme, ariko ntabwo bivuze ko bitabagaho. Ibintu bishobora kuba biriho bidafite ireme, ariko ntabwo bivuze ko ibyo bintu bitariho. Kuremwa rero ni ukuvuga ahubwo Imana yafashe ibyo bintu ibishyira ku murongo, ibishusho, noneho inarema iyi si yacu, irema na muntu nk'uko tuzi amateka y'iremwa. Reka turebe rero ibi bihindure imyumvire yacu. Ntabwo itangiriro ritubwira ko igihe cyatangiye ubwo umuntu yaremwaga, iriya minsi 6 batubwira yaremwa, ahubwo ririya remwa byabaye ni isezerano ry'Imana na muntu, nibwo ryatangiye. Twabyita gutyo, nibwo isezerano ry'Imana na muntu ryatangiye. Ntabwo bivuze ko aribwo isi, aribwo iremwa, ibintu byose byatangiye kuko ibintu byari biriho mbere, umwijima wariho, ibiki byose byari biriho. Urumva ahubwo twavuga tuti mu isi y'umwuka yabagaho kera na kare, ahubwo Imana yashatse ko byiyerekana mu isi ya muntu nyine. Nibwo isi ya muntu yatangiye, ariko ntabwo aribwo Imana yariremye ibintu bwa mbere, ntabwo ari ibintu byari bigitangiye. Tujye muri siyanse rero turebe icyo bavuga nabo. Muri siyanse bavuga ko ari amayobera, bakatubwira ngo habayeho ibyo bita Big Bang, ibintu ngo birakomanya, noneho ngo isi itiremo. No, biriya bya Big Bang njye ntabwo mbyemera. Nemera ko Imana ariyo yaremye isi ku bushake bwayo, noneho buko babivuga ngo ni Big Bang, no, ibyo bintu ntago byabaho kuko Big Bang ntago yava out of nothing nkuko babivuga ngo byo byarizanye bibaho gutyo. Reka turebe rero, nguvuga rero Imana yafashe ibyari biriho, ibihireme, ibishusho, ibihinjyana, ibiha n'igisobanuro. Itangiriro rero niryo tangiriro ry'amateka yacu nka muntu, ntabwo ariryo tangiriro ry'ubuziraherezo nk'uko tubizi. Igihe ubuziraherezo ni ibintu bitandukanye. Nuvuga ngo nimba Imana ibaho, yabayeho kandi kazabaho iteka ryose, ubuziraherezo ni ukuvuga ngo yariho ubuziraherezo na mbere y'ibyo gihe turemwa, amateka yacu atangira, hari hariho ubuziraherezo. Igihe ahubwo nicyo cyakoreshejwe kugira ngo kitugenge muri ino si twari turemewe. Bivuze ko rero kuriya kuremwa kw'isi n'ibiriho byose ntabwo byari byo tangiriro y'ibintu byose, ahubwo yari intangiriro y'isezerano ry'Imana na muntu, kugira ngo uko biri mu ijuru abe ariko biza no kuba hano kuri ino si nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Uwiteka. Rero bikaba byagufasha guhinduka uko ubona Imana, ntuyirimite ngo uvuge ngo ibintu byose byatangiriye mu iremwa rya muntu. No, Imana yariho, ibintu byariho mbere, ahubwo abantu babyumvise ko bitari. Hano rero ni ukuvuga ngo Imana ntabwo igendera ku bihe, igenwa n'ibihe, ahubwo Imana ihoraho iteka ryose. Yo yatumye iby'isi iremye bikurikiza umujyo w'iby'ijuru, nubwo abantu imyaka 2000 tutarabitahura, ariko twizera ko ubwiru bw'Imana buzamenyekana mu bihe bizaza, nk'uko igitabo cy'Ibyahishuwe kitubwira ngo muri icyo gihe ubwiru bw'Imana buzamenyekana. Imana rero yariho mbere y'iremwa rya muntu. Itangiriro rya mbere, itangiriro rimwe iratubwira ngo ntabwo Imana irema isi na muntu byari byo tangiriro y'ibihe nk'uko twe tubyita, ahubwo ni igihe Imana yashatse ko amateka ya muntu aza kuri ino si akagaragara, Imana ikagira isezerano na muntu, ariko umuntu wayigomeye binyuze mu kugwa, binyuze muri bwa bubasha Imana iduha bwo guhitamo ikibi n'ikiza, ariko Imana ikaba yarongeye
kudukunda ikoresheje umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkakubwira nti rero iremwa ntabwo ryari yo ntangiriro y'ibintu byose, iremwa rya muntu n'isi ntabwo ari yo ntangiriro y'ibintu byose, ahubwo yari umujyo wa muntu Imana yamuhaye wo gukora ugushaka kwayo hano ku isi, aribwo busabane Imana yagiraga ngo igirane na muntu, noneho izategurire ibihe by'imperuka mu itangiriro ry'iremwa ry'isi, kugira ngo umuntu agire ubusabane n'Imana atari itangiriro ry'ibihe byose bihoraho. Ibihe bihoraho rero byariho, byamye biriho kandi bizahoraho iteka ryose. Umuntu rero yaje asanga ubuziraherezo buriho n'Imana iriho. Igihe rero kivu bwacyo mu buziraherezo, no kuvuga ngo ubuziraherezo ni igihe nyine kidashira, igihe cyo kikaba kiri muri ubwo buziraherezo, kikaba kidasobanuye ko ibihe Imana yaremaga umuntu aribwo ibintu byose byatangiye, no, ahubwo Imana ubwayo niyo igiye kuzatwigaragariza muri ino minsi ije, ikatwereka ubwiru bwayo, nk'uko nakubwiye ko igitabo cy'ibyahishuriwe kibivuga neza ko muri iyo minsi ya nyuma uko ibintu bigenda byicuma, iminsi ihita indi ikaza, tugenda twegera iyo minsi y'ihishurwa ry'ukuri kose, ubwiru bw'Imana buhishe muntu bugiye kuzagaragara, noneho abantu bose bakava mu rujijo, keretse wenda udashaka kumva, kuko harimo abazanga kubyumva. Ntago na Kristo ubwo yari hano abantu bose bamwumvaga, benshi baramurwanyije. Gihamya n'iki? Bageza naho kumanika bavuga ngo ni umubeshyi. Niba Kristo rero waramwise umubeshyi, twebwe turi bande? Ni ukuvuga ngo abantu nyine kugira ngo bumve, bazumvishwa nuko amaso yose azabona umukiza wacu Yeshua HaMashiach, amaso yose azamubona kandi amavi yose azamupfukamira. Ibyo bintu rero biri kugenda byegereza, nibyo bije tukamenya ko Imana yari iteka ryose, Imana yaremye muntu kugira ngo igire isezerano nawe, irema isi. Iremwa ry'isi rero ntabwo ryabaye intangiriro y'ibintu byose nk'uko tubizi, nk'uko tubivuga, ahubwo ryari itangiriro ry'ubusabane n'isezerano ry'Imana na muntu, kubera umugambi wa nyuma w'iherezo Imana ifitiye muntu, kugira ngo ubwiru bw'Imana bugaragare. Nkaba mbashimira abo twabanye, kandi aho like nanone kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Subscribe utariyandikisha, subscribe kugira ngo ujye umenya ukuri kubohora imbohe. Todahaba Tov Meyod.